Yes, amahoro n'imigisha bibane nawe wowe ukomeje gukurikirana Kigali Top News. Ni amakuru agezweho tugiye kukugezaho. Ni amakuru ya Gaju Evelyne, akaba ari umukobwa rwose waba warahawe ikamba rya Miss Congeniality mu mwaka wa 2021 muri Miss Rwanda, ariko akaba yaragaragaje ko rwose yagize ikibazo mu ijoro ryo kuwa 19 Werurwe aho batangaga ikamba rya Miss Rwanda 2022. Gusa we ngo rwose ntabwo yigeze ahagurutswa mu bakobwa bagiye gutanga cyangwa se guha barumuna babo ikamba, ndetse nk'uko twavuga wenda nka Miss nk'uko yahagurutse akajya kwambika mugenzi we wari ubaye Miss rwose ngo we ntabwo byigeze biba. Ibi rero yabivuze mu gahinda kenshi avuga ko rwose byamubabaje. Yes, wowe rero ukomeje gukurikirana Kigali Top News tukubwira ati kanda subscribe n'iryo jambo ritukura, ukore notification kukazogera inkuru dukoze ikugeraho ako kanya. Turanabashuje mwese murere mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino, yaba nko mu ntara y'Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Turanabashuje mwebwe mwese mwibereye mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda nk'ibihugu bya East Africa ndetse nko muri Uganda, Uburundi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu. Turanabashuje ndetse Afrika muri rusange ndetse no ku isi. Yes, nk'uko rero tubibabwiye haraguru, tukaba tugiye kubagezeho inkuru iri gutrendinga, inkuru rwose iri gucaracara hirya no hino. Akaba ari inkuru y'umukobwa wari wahawe ikamba rya Miss Congeniality. Miss Congeniality akaba ari ikamba rihabwa umukobwa uba waritwaye neza mu mwiherero cyangwa se muri boot camp imara iminsi 20. Uyu mukobwa rero muri 2021 akaba yari yabaye umukobwa bita Gaju Evelyne. Uyu mukobwa rero akaba yaregereye ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, akavuga rwose mu magambo akomeye avuga ati abantu rwose bagize inama itegura Miss Rwanda bakagiye bamenyesha impinduka zabaye muri Miss Rwanda, bakabitumenyesha hakiri kare, aho uyu mukobwa rwose yaje kwitabira ikirori cyangwa se umuhango cyangwa ceremony yabaye ku itariki ya 19 Werurwe yo guha abakobwa amakamba agiye atandukanye harimo nka Miss Rwanda, Miss Sport yongewemo ndetse n'andi makamba nka Miss Photogenique. Uyu mukobwa rero nawe ati rwose ku itariki ya 19 Werurwe nabyutse nk'abandi, ndambara negura ikanzu rwose nari bujyane mu kirori, fata ikamba nari narahawe rwose naryo ndishyira hafi ndaritunganya, ntunganya imisatsi njya muri salo, hanyuma ngana ahaberaga uyu muhango ko Intare Conference Arena. Hanyuma ati nkigerayo nageze rwose mu masaha 12 ndinjira nk'abandi, hanyuma negera aho abandi bagenzi banjye bari barahawe amakamba bari batubwira ko rwose tugomba kwitegura kuza gutanga ikamba, nyine gusubiza amakamba tukayaha barumuna bacu se cyangwa bagenzi bacu cyangwa abandi bakobwa bagenzi bacu bari barabaye abanyamahirwe cyangwa bari bube nominated mu bakobwa rwose 20 cyangwa ubwo bari 19, kuko umukobwa umwe yari yaratanze ibaruwa asezera rwose ava muri boot camp mu bakobwa 19 bari buhabwe ikamba. Uyu mukobwa rero ati nagezemo nditegura, hanyuma ibirori byakomeje kugenda biba, abahanzi batandukanye bagenda basusurutsa abantu nka Neri Ngabo. Ubwo byari bigeze mu masaa moya, birakomeza biragenda, haza abantu bagiye batandukanye, bigera mu masaa sita. Akaba ari n'ikirori rwose cyaje kuba ubwo ryari ryateganyije ko bira ku itariki ya 19 Werurwe, ikamba ariko rikaza gutanga ku itariki ya 20 Werurwe. Uyu mukobwa rero ati naricaye birinda bigera mu masaa 7 aho nari negereje ko nanjye ndibuze gutanga iri kamba. Rero uko byamugendekeye, yaricaye ajya aho abandi bari buze gutangira amakamba, bavuga ati haguruka nawe agahaguruka, bavuga ati cara nawe akicara. Uyu mukobwa ati rwose byarambabaje, hanyuma ndicara birinda bigera icyo gicuku cyose, ati ni nkaho naraye nicaye. Hanyuma icyo gihe yari yambaye iryo kamba rya Miss Congeniality nk'uko byari bigabwe bigenda mu myaka yari ishize. Rero uyu mukobwa yaricaye, mu kwicara hanyuma bari gutanga amakamba ategereza ko bamuhamagara. Ati rwose narategereje,
amatwi rwose Nyahanga uwavugaga Nyahanga ba MC ati ndategereza ko bamamagana ndaheba kandi nari ku murongo rwose wabari biteguye gutanga amakamba. Ati akanama gategura Miss Rwanda nta muntu wigeze abimenyesha yaba ndaho ngaho cyangwa na mbere yawo. Ati rwose nta muntu wigeze abimenyesha. Iyi rero yabwiye abategura Miss Rwanda ko bakwiye kujya bamenyesha abantu mbere bakababwira ibijyanye rwose na Miss Rwanda impinduka zaba zarabayemo. Uyu mukobwa rero mu gahinda gakabije yakomeje agira ati naricaye mu kwicara ndategereza, hanyuma bigeze mu masasta aho akanama nyemuramaka kari kagiye mu mwiherero negereje mvuga ati nanjye ngiye guha murumuna wanjye ikamba cyangwa se undi mukobwa waba warabaye umunyamahirwe wo kwitwara neza muri bootcamp. Nyuma rero yuko binjiye, ati barinjiye bahagurutsa abagenzi banjye nanjye ndahaguruka, baravuga ati mugiye ku murongo wabagiye mwitegure rwose mugiye gutanga amakamba. Mu kwitegura rero ati natunguwe nuko batamamagaye, ahubwo nyuma naje kumenyeshwa ko iryo kamba rwose ngo ritakirimo, akaba ari ikamba ryakuwemo aho ryaje gusimburwa irindi kamba, aho rwose ryasimbujwe nk'ikamba rya sport ndetse akaba ari nk'umukobwa wakoze siporo neza, risimburwa irindi kamba rya SRHR, akaba ngo ari ikamba rihabwa umukobwa rwose uba warigishije ibijyanye n'imyororokere abandi bakobwa muri bootcamp. Uyu mukobwa rero ati bamwe baravuze se uyu mukobwa nawe yasubiye mu marushanwa, ati se cyangwa ari hawe imyaka 2, ati ariko nyamara siko bimeze, ati iri kamba nyamara ati iri kamba nararifashe. Gaju Evelyne rwose ati ni igisebo gikomeye, ati narasebye kubona abagenzi banjye twari duhagararanye bambaye amakamba bose bagenda rwose bajya kuyahereza abagenzi babo, nge nkasigara mpagaze abafana rwose bakandeba ndetse n'ibitangazamakuru bikanyerekezaho kamera, nanjye ati mu mutwe nibajije ibibaye ntekereza rwose nkaho ndi kurota. Ati nyamara abategura ibijyanye na Miss Rwanda bo bari babizi, nta numwe wigeze anyegera ngo abimbwire. Ati mu magambo akomeye ni nkaho banesheje agaciro rwose, ati bajye bibuka ko natwe nubwo igihe cyacu wenda kiba cyarangiye, ati natwe tuba dufite agaciro, tuba dufite icyo twamaze. Nyamara mu by'ukuri koko nibyo. Uyu mukobwa rero nyuma yo gutangaza ibi, abantu bagiye batangaza ibintu bigiye bitandukanye bavuga ati rwose uyu mukobwa akwiye n'indishyi z'akababaro, akwiye guhozwa amarira, aho rwose ari igisebo gikomeye. Ati nawe tekereza kugenda uhagaze ahantu batigeze bakumenyesha kandi ugabwe uzi ko ibyo bintu rwose bikorwa. Ati wakwitegura kujya gutanga ikamba ukabona niba guhamagaye kandi bagenzi bawe bose bagiye, hanyuma ntunamenyeshwe ko ibyo bintu byavuyeho. Ati rwose ni ikibazo gikomeye. Abantu rero bagiye babivugaho bitandukanye, bakaba bategereje uko inama yateguye Miss Rwanda cyangwa se akanama gategura Miss Rwanda icyo kaza gusubiza uyu mukobwa ndetse n'umuyobozi bushinzwe ibijyanye n'imyidagaduro mu Rwanda se cyangwa ibijyanye na showbiz mu Rwanda. Rero rwose ni agahinda gakabije kuri Gaju Evelyne rwose. Ngaya nguko rero ibyo twabagezagaho kuri uyu mukobwa Gaju Evelyne, turabashimiye kandi amahoro n'imigisha bibane namwe. Kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana Kigali Top News, yaba abaherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose zigiye zitandukanye, Afurika muri rusange, turabashimiye rwose cyane. Tukaba tunabifurije ishya n'ihirwe mu mirimo mwibereyemo igiye itandukanye. Rero tubabwira ati mukore subscribe n'iryo jambo ritukura, ugakora kukazogera ukajya ubona notification icyo dushyizeho cyangwa se amakuru agiye acaracara hirya no hino akakugeraho ako kanya.